ugeze kubura umwana byarangiza ugafata nk'ibuye ukavuga ndicyamira ibuye rigahindukamo imodoka, cyangwa ugafata akamodoka kagakinisho ugahita uvuga ngo aka gakinisho kabaye imodoka ya nyayo, nayitwara nkavaha nkagenda, ukabibara ukagenda nyine ukumva wubatse mu mutwe icyo wakoresha iyo ako gakinisho gahindutsemo imodoka. Ntabwo ushidikanya ko ibyo bintu abana bose babikora. Hari n'ababikora ari bakuru. Wari wumva nk'umuntu amaze nko gusinda, hari n'ababikora ari bazima cyangwa se banyweye utuntu nyine tuma mu mutwe bashyuha gatoya. Yarangiza akavuga ngo shahu nimbona amafaranga, ngo nzagenda, ngo nkora ibi n'ibi. Bishoboka ko nawe bikubaho. Ikibazo uzayakurahe? Urumva ufite vision, ariko se uzayishyira mu bikorwa gute? Ikaze nk'ibisanzwe nge ndi Joel Didier, niba ari ubwa mbere kigera kuri iyi channel ndakwibutsa gukora subscribe. Hano tuganira ibintu byo mu buzima busanzwe, ubuzima busanzwe, amafaranga, ibintu bisanzwe. Noneho numara gukora subscribe ngutegereze uyikore, manuka hasi aho ngaho handitse subscribe, kanda n'inzogera notification kugira ngo abajye bari wowe ubona video nyishyiraho bwa mbere. Nagutegereje, nutabikora ntabwo nkomeza. Wabikoze? Okay, sawa. Ugumaze gukora subscribe noneho mugende wiwe ndi kuvuga ni wumva ikintu kigushimishije ucyandike muri comment. Icyo wumva mbeshye rwose ukumva utabyihanganira byandike muri comment. Niba wumva iyi video atari yo, ibintu ndi kuvuga atari byo, kanda kagatoki kameze gutya. Niba wumva ari byo ukanda kameze gutya. Noneho rero twagiye. Aka kanya tugiye kuganira ku kuntu umuntu afata icyerekezo cy'ubuzima bwe cyangwa vision akagihinduramo noneho gahunda ishobora kumufasha kugera kuri cya cyerekezo, atari ukurota gusa. Kuko vision nkuko video ibanziriza ibivuga, vision ni nk'inzozi, ni ukurota ku manywa. Ni gute rero umuntu afata vision akahindura cyangwa icyerekezo akagihinduramo gahunda cyangwa plan imufasha kugera kuri vision ye mu gihe yiyemeje? Umuntu abigenza gute? Tugiye kureba ibintu bine umuntu akora kugira ngo byumve. Bifate nkaho uvuze ngo ndashaka kuzajya gutembera ku Gisenyi cyangwa muri Nyungwe. Ntabwo uvuga ngo ndashaka kuzajya gutembera ngo nurangiza ugereyo gutyo gusa. Oya, urabanza ukicara ukabara ngo nzakoresha itiki ingana gutya, nzajyana nande, nzambara izihe nkweto, nzarara yose, n'indara yose nzarara mu ihema, nzarara muri hoteli, nzakoresha amafaranga ngahe, nzajyana n'aba guide, nzabaha tip, byose ukabyandika. Wamara kubyandika cyangwa ukabikora mu mutwe, ukabiteranya amafaranga azavamo, ugashyiraho n'itariki uzagendera. Bimeze nka vision rero, ntago ari ukurota ushaho nibora amafaranga, kucaho nigera muri Amerika uzagera yose gute, ngo shaho nigera uzagera yute. Ubundi se ni ngombwa kujyayo? Banza ukore gahunda wumve niba vision ufite ari ngombwa kuyigeraho, niba wayigeraho cyangwa ari inzozi gusa zitashoboka kuzigeraho. Wabigenza gute rero? Niba ufite ushaka kugera ku kintu mu myaka 10 iri imbere, wishyiraho intego z'imyaka 10. Oya, jya ushyiraho intego z'umwaka, nurangiza ushyireho intego z'ukwezi, ushyireho n'iz'umunsi ndetse n'iz'icyumweru. Donc buri gihe jya ushyiraho intego, wihe ngo uyu mwaka nzagera kuri ibi, wihe nanone ngo kugira ngo ngere kuri ibi nuko mu kwa mbere nkora ibi, mu kwa kabiri ibi. Nibitemera ntugacike intege kuko uzaba wagerageje, ahubwo genda ubikurikiranya wowe ukore ku buryo ureba ko buri kintu cyose n'igihe wakivugiye byibuze ugerageza kugikora. Noneho numara gushyiraho intego, buri ntego nayo ujye uyikorera gahunda yo kuyigeraho. Niba tuvuga urugero uvuze ngo uyu munsi ndashaka kubyuka kare, kora gahunda yo kubyuka kare. Kuko gutera imbere mu buzima bisaba kubyuka ugakora, ntabwo bisaba kubyuka saa 5. Niba ikintu cya mbere ubonye kizatuma mu myaka 20 uzaba wageze ku kintu wifuza ari uko muri uyu munsi ubyuka kare, nimugoroba ryama kare, iyo ni gahunda wakoze yo kugera ku ntego ya mbere. Cyambere gira intego nini, nurangiza uyicemo ibihe bingana n'umwaka, amezi, icyumweru, umunsi. Nurangiza noneho numara gucagagura za ntego nazo buri yose ugenda uyikorera gahunda. Noneho numara
kubikora. Buri gihe jya ukora ibyo wiyemeje. Burya abantu batera imbere mu buzima ni abantu navuga abantu, iryo ni ijambo abantu benshi bakunda gukoresha mu Kinyarwanda, kuba umunyamwuga, kuba professionnel. Ni abantu bari professionnel. Umuntu uri professionnel ukora ibintu agomba gukora nyine akabikora neza, ntago ategereza igihe ameze neza, ntago ategereza igihe imvura itaguye. Oya, genda ukora ibyo ugomba gukora, imvura yaba yaguye, izuba ryaba ryavuye, waba wumva utameze neza, igihe urwaye nyine ugomba kuruhuka. Ariko niba uri kumva wabyutse nabi utarwaye, genda ukora ibyo ugomba gukora. Ibyo nibyo bigaragaza koko nyine ushaka kugera ku ntego zawe. Ntukavuge ngo ngiye kugera ku ntego yanjye, nurangiza icyumweru cya mbere kirangiye ngo uhite uyireka. Oya, uzagera gute se kuri za ntego z'ukwezi? Buri munsi icyo wiyemeje gukora genda ugikora, kandi nibyo bizatuma ukomeza noneho kugira imbaraga zo kugera kuri ya ntego. Uko ukora ikintu ni kurushaho kumenyera, ukaba uri kwitegura kugera kuri ya ntego. None ngo tumaze kuvuga ibintu bitatu. Icya mbere ni ugushyiraho intego ukayicagagura mu mezi, ibyumweru n'iminsi. Noneho buri ntego nayo ukayikorera gahunda. Niba ari intego y'umunsi nayo ukayishyiriraho gahunda. Icya gatatu noneho ni ugukora ibyo wiyemeje gukora. Ntutegereze igihe cyiza, imvura yaba igwa, izuba ryaba riva, kora ibyo ugomba gukora. Noneho buri gihe jya wigenzura, umenye ngo ngeze. Wirebe uvuge ngo okay, nishyiriyeho izi ntego. Niba uwo munsi urangiye, ibyo nari niyemeje uyu munsi nabigezeho. Niba icyumweru kirangiye, ibyo nari niyemeje nabigezeho. Noneho buri gihe numara kureba ko ibyo wabigezeho, ibyo utagezeho ntugacike intege. Kwigenzura bigufasha kumenya aho ugeze, ntago biguca intege. Ntukibere umupolisi wigenzura ukabona utari kubigeraho, ntago ugomba kugenda ngo uvuge ko bikunaniye. Gira icyo uhindura. Noneho ushobora kumenya ya ntego yawe nyamukuru ko uzayigeraho, ariko wenda intego washyizeho mu mwaka sizo, zihindure. Gira icyo uhindura, ni wigenzura gira icyo uhindura, ariko intego yawe nyamukuru ntukayihindure. Oya, jya ugerageza wigenzure, reba ko ugeze uyigeraho. Ibyapfuye nta kibazo, wakoze uko ushoboye, ariko gerageza ukomeze ugana kuri ya ntego. Ibintu bine bigufasha kugera kuri vision cyangwa ku cyerekezo cyawe wabibonye. Icya mbere ni ukugira intego. Wamara kugira intego, iyo ntego nayo ukayicagaguramo izindi ntego, ku mwaka, ku kwezi, ku cyumweru, ku munsi. Icya kabiri, muri za ntego zose wagiye ucagagura mu ntego nini, nayo ukayikorera gahunda, nayo ukayicagaguramo utundi dutoya. Noneho buri munsi, buri gihe uko ubyutse, ukiyemeza gukora ibyo wiyemeje gukora uko byagenda kose, keretse n'ubu urwaye cyangwa bitakunda, ariko gerageza ukora ibyo wiyemeje gukora. Ikindi, wigenzure, kandi igenzura wikorera ntiribe iryo kuguca intege, ahubwo ribe iryo gukomeza kuguteza imbere. Tubiganiriyeho ni ibyo ngibyo byagufasha kugira gahunda, aho kugira ngo urote ngo nintoragura amafaranga uzayakura ese. Mu muhanda nta muntu upfa kugenda ngo yatoragure, bibaho ariko ni gake. Burya amahirwe mu buzima baho, ariko ntabwo wakwiringira